kuko ikinzanye ni ukubagezaho igice cya gatatu kigendanye n'abakobwa bashiki bacu batinda gushaka, nyamara barakundanye n'abasore bakabizeza yuko bazabashaka, ariko bikarangira bamwe na bamwe bipfuye, ndetse hakagira n'abacitse. Navuga ngo ni umugozi hatarabayeho igihe cyo gusengerwa, hatarabayeho igihe cyo kwiyeza ngo bitunganye bakurweho uyu mugozi ubu bazingiyeho, uzingiwemo n'aba badayimoni. Ibi mbivugiye kugira ngo wumve intandaro y'abana tubyara, y'abana batunanira, bakajya mu busambanyi, bakajya mu buhehesi, bakajya mu kwikinisha. Aho bituruka, bituruka hehe? Bituruka ku ngeso za bamwe mu babyeyi muba mwarinjiranye mu rugo rwanyu, mutarakiriye Kristo nk'umukiza, mutarasengewe ngo mukorerwe deliverance. Ni ukuvuga ngo aba badayimoni ikintu bakora, noneho iyo byibura byiswe ngo urashatse, reka iki gikanyihorere kuko nakivuzeho bihagije. N'abatarakurikiye iki gice cya mbere n'icya kabiri, mushatse mwazabikirikaho mukabireba, mukumva icyo Uwiteka yari yambwiye kubabwira. Ni byiza yuko wubaka urugo ariko waririnze kunyura muri iki cyaha cy'ubusambanyi, bene data nshuti z'umusaraba, kuko iki cyaha cy'ubusambanyi gishamikiyeho abadayimoni benshi. Kandi ni ukuvuga ngo iyo ubyinjiranye mu rugo, hari ibyo mwiharaje benshi muri mwebwe, usanga umuntu ajya gushaka yenda n'ubukwe bwegereje, ugasanga muguye muri iki cyaha cy'ubusambanyi, uba ukoze sakirirego, ubuzanye umwanda mu rugo. Aha niho Satani aba akuriganyije. Benshi muri mwe mubikora, mujye muzirikana, n'uwigeze abikora muzirikane yuko warangije kwinjiza umuvumo mu rugo iwawe, kuko n'umwana uzagukomokaho uyu muvumo uzamukurikirana, uyu muvumo uzamuzaho. Keretse we nagirirwa ubuntu bwo kumenya Imana, agasenga, agakizwa, akikuraho izi karande, agatandukana n'ibi bizira. Ariko naramuka atikweho izi karande, ni hamwe uzamusanga yateye abakobwa b'abandi inda, yatwaye ibinyendaro. Umukobwa yatwaye ibinyendaro, arya babyita ibinyendaro, sinzi ukuntu basigaye babyita ubu ngubu, basigaye yatwara inda mu rugo. Niho uzasanga yabaye indaya, yakunaniye, kandi mu by'ukuri yenda wageze mu rugo uriyigisha, urahugura, ariko nubwo uhugura nawe ntabwo uri shyashya. Bisaba iki rero? Bisaba kuba mu gihe cyo gusenga no kwikuraho iyi migozi, kuko benshi mugendana iyi migozi baziritse, iyi minyururu ibaziritse y'abadayimoni, mwe mutabizi. Niba uzi kutigeze ukizwa neza ngo winjire mu mazi menshi, ubatizwe mu mazi menshi, nshuti yanjye, urimo uratakaza urugo rwawe mu buryo bw'amayoberane. Hari impamvu Yesu atinze, nuko akurindiriye ngo wihane, wiyeze ibigutandukanya nawe. Utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, mbabwire, nawe uzajyana n'undi, nta n'uzaburanira undi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, mbabwire, nawe uzajyana n'undi, nta n'uzaburanira. Bene data nshuti z'umusaraba, nongeye kugaruka mu gice cya gatatu nk'uko nabibasezeranyije. Hari igice nabasezeranyije yuko nzabagezaho umunsi Uwiteka yongeye kunkumbuza kugaruka hano kuri iyi cano. Muribuka yuko nababwiye ngo hari abadayimoni babuza abakobwa bacu gushaka batandukanye. Harimo umudayimoni witwa Madamu Samaki, umudayimoni witwa Mami Wata, ndetse na Rari Ry'Isi. Abo ni abadayimoni kenshi rimwe na rimwe harimo havuyemo Rari Ry'Isi, harimo abadayimoni bakorera mu nyanja, bakorera mu mazi.
akenshi niho bategera. Buriya niyo mpamvu rimwe na rimwe nkunda ntinya pisine. Mba numva pisine irihurirwamo n'abantu benshi, yogwamo n'abantu batandukanye, mba numva ngiye ku bwanjye ntayijyamo bitewe n'amateka amwe namwe mba nagiye nakira cyangwa se nkagira niyerekwa muri ibyo ngibyo, kuko pisine atari iy'iwanjye mu rugo ntabwo nayijyamo kuko buriya ntabwo muzi imbaraga ziba muri pisine ihurirwamo n'abantu benshi. Mubona banyanyagizamo imiti yica mikorobe, ariko buriya umuntu ababwiye amayereka umuntu aba afite amwe namwe kuri aya mapisine cyane cyane y'amahoteli, ntabwo mwabyumva. Abenshi ntabwo mwabyumva, mwakumva ko ari agatwiko. Ariko reka mbirekera kuko ikinzanye ni ukubagezaho igice cya gatatu kigendanye n'abakobwa bashiki bacu batinda gushaka, nyamara barakundanye n'abasore bakabizeza yuko bazabashaka, ariko bikarangira bamwe na bamwe bipfuye, ndetse hakagira n'abacitse navuga ngo ni umugozi bagashaka, ariko hatarabayeho igihe cyo gukizwa, hatarabayeho igihe cyo gusengerwa, hatarabayeho igihe cyo kwiyeza ngo bitunganye bakurweho uyu mugozi ubu bazingiyeho, uzingiwemo n'aba badayimoni. Bene data munkurikiye hano kuri iyi cano, ngarutse rero kuri iki kintu, bakobwa bashiki bacu, mushatse ibintu umuntu aba ababwira mwajya mubiha agaciro mukabyitaho. Ntabwo aba ari agatwiko umuntu aba yaje hano, kuko ari agatwiko ntabwo nakabaye mfite aba followers cyangwa se abakanze subscribe bangana kuri yuko muri kureba. Nakabaye nshyiraho ibintu bituma mwese muhurura, bigatuma mureba, ariko si icyo cyanzanye. Ngewe naje kubagira inama, naje kubahugura, naje kubabwira iby'Imana yanshishijemo, kuko yambujije agatwiko. Babe 2, babe 3, babe 10, babe 40, babe 50, bazamuke se, ariko byibura bumva icyo Imana yanshishijemo. Ni byiza yuko ukora ikintu cyiyumvamo kandi ukagiha agaciro, kuko icyanjye mba nagisoje, mba nakubwiye, wowe ugasigara uvuga uti uyu muntu ni agatwiko, ni ibiki n'ibiki. Ariko byaba agatwiko, burya umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo n'umusazi arasara yageraho akagira gute, akagwa ku ijambo. Abakobwa mutinda gushaka, akenshi uzacunge, hari igihe uba waranyuze muri ibi bihe. Iyo wanyuze mu bihe byo kwijandika, mu bihe byo gusambana, uhise wese mubonana, cyangwa se niyo utabonana n'abantu bose ariko ukaba waraguye muri iki cyaha, ugasambana n'umuntu umwe, ugasambana n'uwa kabiri, ugasambana n'uwa gatatu, cyangwa se reka dufate 2, ni ukuvuga ngo uba warakiriye izindi mbaraga zinjiye muri wowe ubwawe utazi. Kuko usambana n'uyu muntu rimwe na rimwe yarakubeshye yende yuko azagushaka, ni abantu musezeranywa yuko muzashakwa, mugwa muri iki cyaha, ariko nyamara bikarangira mugize gute, mudashatswe. Ugasanga abasore benshi barabazengurutse, ugasanga muri abo bose bakuzengurutse nta wigeze agushaka, ahubwo ugasanga yenda rimwe na rimwe ushatswe n'utarigeze ahura nawe. Uzize imbaraga uba warakiriye, uzi imyuka iba yarakwinjiye, uzi aba badayimoni baba bakwicayemo. Ushobora kubyumva ukumva ari ibintu biri aho gusa. Ariko bene data, nshuti z'umusaraba munkurikiye, mushatse mwatega yombi, nkababwira ikintu mukwiriye gukora, nkababwira icyo mukwiriye kwirinda, kugira ngo muzagire ingo byibura zubakiye ku Mana, zubakiye kuri Kristo Yesu, zubakiye mu gakiza, nubwo nazo zitabura intambara za hato na hato, ariko si kimwe n'umuntu wagiye mu rugo rwe yaranyuze muri izi nzira z'ubusambanyi ku bantu batandukanye. Ibi mbivugiye kugira ngo
wumve intandaro y'abana tubyara, y'abana batunanira, bakajya mu busambanyi, bakajya mu buhehesi, bakajya mu kwikinisha. Aho bituruka, bituruka hehe? Bituruka ku ngeso za bamwe mu babyeyi muba mwarinjiranye mu rugo rwanyu, mutarakiriye Kristo nk'umukiza, mutarasengewe ngo mukorerwe deliverance. Ni ukuvuga ngo aba badayimoni ikintu bakora, noneho iyo byibura byiswe ngo urashatse, reka iki gika nkihorere kuko nakivuzeho bihagije. N'abatarakurikiye iki gice cya mbere n'icya kabiri, mushatse mwazabikirikaho mukabireba, mukumva icyo Uwiteka yari yambwiye kubabwira. Ndashaka kwinjira mu gihe washatse, mu gihe winjiye mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo winjiye muri uru rugo waranyuze muri ibi bihe, izi mbaraga zikomeza kugukurikirana, kandi izi mbaraga ntabwo zituma wubaka urugo ngo rukomere, ntabwo zituma uru rugo ruramba, ntabwo zituma ugira ibyishimo by'urugo washatse, kuko bibaho mu gihe gito. Urabona iyo ugishaka muba muri bya bihe bita ngo ni ibyabuki, mugihararanye, nubwo n'ubundi muba mwarahuye, ariko iyo mugishakana nyine ibirori biba byarabaye, abantu barabashagaye. Ngira ngo hari n'ingo zitajya zimara icyumweru, mujya mubyumva, ariko noneho n'iziswe ngo zimaze igihe. Hari izimara imyaka 3, 2, 5 se, 10 se, ikanarenga, ariko urwo rugo rukaba rutazahama. Ugasanga umuntu ageze mu myaka nka 20, abana n'uwo bashakanye cyangwa 10, ukumva ngo yatandukanye n'uwo bashakanye. Intandaro rero ni iki? Niho ikomoka, ni hehe iva kuri ibi bintu nababwiye. Uba warijanditsemo, waragiye ukigaraguramo, ukiyibagiza gusenga, ukiyibagiza gukizwa neza, ukiyibagiza gushaka abanyamasengesho cyangwa se pasiteri ngo agusengere akurambuyeho ibiganza ngo yirukane acuye umugozi w'uyu mudayimoni wakwizingiyeho, wagukurikiranye, akagusanga no mu rugo rwawe. Ni byiza yuko wubaka urugo ariko waririnze kunyura muri iki cyaha cy'ubusambanyi, bene data nshuti z'umusaraba, kuko iki cyaha cy'ubusambanyi gishamikiyeho abadayimoni benshi. Kandi ni ukuvuga ngo iyo ubyinjiranye mu rugo, hari ibyo mwiharaje benshi muri mwebwe, usanga umuntu ajya gushaka, yenda n'ubukwe bwegereje, ugasanga muguye muri iki cyaha cy'ubusambanyi. Uba ukoze sakirirego, ubuzanye umwanda mu rugo. Aha niho Satani aba akuriganyije. Benshi muri mwe mubikora, mujye muzirikana, n'uwigeze abikora muzirikane yuko warangije kwinjiza umuvumo mu rugo iwawe, kuko n'umwana uzagukomokaho uyu muvumo uzamukurikirana, uyu muvumo uzamuzaho. Keretse we nagirirwa ubuntu bwo kumenya Imana, agasenga, agakizwa, akikuraho izi karande, agatandukana n'ibi bizira. Ariko naramuka atikweho izi karande, ni hamwe uzamusanga yateye abakobwa b'abandi inda, yatwaye ibinyendaro. Umukobwa yatwaye ibinyendaro, arya babyita ibinyendaro, sinzi ukuntu basigaye babyita, ubu basigaye yatwara inda mu rugo. Niho uzasanga yabaye indaya, yakunaniye, kandi mu by'ukuri yenda wageze mu rugo uriyigisha, urahugura, ariko nubwo uhugura nawe ntabwo uri shyashya. Bisaba iki rero? Bisaba kuba mu gihe cyo gusenga no kwikuraho iyi migozi, kuko benshi mugendana iyi migozi baziritse, iyi minyururu ibaziritse y'abadayimoni, mwe mutabizi. Niba uzi kutigeze ukizwa neza ngo winjire mu mazi menshi, ubatizwe mu mazi menshi, ntushaka abanyamasengesho ngo bagusengere bagukureho uyu mwuka,
nshuti yanjye urimo uratakaza urugo rwawe mu buryo bw'amayoberane. Umuntu waciye muri ibi bihe, umuntu waciye muri ubu buryo, ntabwo ni ukuri ajya ashinga urugo ngo rurame, ntabwo rushobora gukomera. Bisaba gusenga utisengesheje, ntabwo ari ibintu byo gukina bene data. Ibusanga musambana uko mwishakiye, mwabihinduye nk'inyama murya buri munsi, ugasanga bimeze nka bombo mu nyunguta buri munsi, ugasanga nta kintu bibabwiye. Rero sinzi n'uwigeze kumbwira, arambwira ati ngewe ntabwo nshobora gushaka umuntu ntararyamana nawe ngo menye niba ibindi mwiyongerereho. Ntabwo ari umuco mwiza. Uba witeranyije n'Imana, uba winjije umuvumo mu rugo rwawe, uba winjije uyu mudayimoni wo kugutagangaza mu rugo rwawe. Bene da, hari ubukwe bumwe nigize gutaha, bamwe ni mubyumva, niba mwarabutashye murahita mubyibuka. Twatashye ubukwe bw'umwe muri bene data, hanyuma imvura iragwa, igwa bari muri cya gisharagati. Noneho igihe yari irimo igwa, urumva ibirori byari birimbanyije, bimeze neza, turi kurya turi kunywa rwose tunezerewe, tutazi amahabari. Imvura rero reka izagwe bene data, ifata rya hema iraribirindurira, ikuraho irinaga nk'iriya, ibikoresho byose itatanya nk'iriya. Ubwo ni ukuvuga ngo haje umuyaga w'inkubiri tutazi ahantu waturutse, urakubitunaga nk'iriya, kubitunaga nk'iriya. Ibintu bihindura, nanjye kuvuga ngo bihindura isosi. Ibintu byose ubihindura, uwo muyaga ubihindura ibyondo. Turibaza ibi ni ibiki? Imvura ibiratonyorotse na wa muyaga uburagiye. Abageni babaye tetima, ariko babahungishije, ariko bajya mu nzu, ariko naho bagiye kwinjira mu nzu bose baranyerera, bikubita mu cyondo. Mbega ubwo bukwe sinzabwibagirwa, ni ubukwe ntazibagirwa. Umuhanuzi rero sasa yinaga mu mwuka, arangije arahanura, avuga ibintu by'agahomeраmunwa aho ngaho kuri abo bageni. Bene data, ibi mbabwira ntabwo mbabeshya. Ntimugashime gushaka cyangwa se gukora ubukwe mwabanje gusambana. Burya hari igihe Imana ibigufuhira ikakubwira ngo nukora iki n'iki ntabwo nzakwihanganira. Icyakubwira ko ibyo wabikoze yari umuhanuzi nawe. Umuntu yinaga mu mwuka, arangije arabarondora ibyo ntari buvugira ahangaha, barangije barihana. Ariko narumiwe, namwe mwirondorere muri ibyo byose nashaka kubabwira. Narumiwe. Imana ivuga ko ari ibikoze, itanezerewe n'ubwo bukwe itanabutashye, nubwo bari busezerane bakabaha isezerano itabutashye. Ivuga yuko ikiriya ari cyo kimenyetso yerekanye. Abantu basaba imbabazi, barihana, ariko mu by'ukuri nubwo twakomeje ubukwe, ariko twakomeje ubukwe turimo twimyoza. Bamwe ngo bari muri bimyoza, bibaza ibintu bibaye, impamvu uyu muntu yabikoze, impamvu Imana yari yaramwiyamye ikamubwira ko izamukorera ubukwe bwiza, nakomeza kwirinda yarangiza akabikora. Bene data, bashiki bacu, ntugire ngo imvura igwa kenshi ubukwe bwabaye, rimwe na rimwe ukabona hari ibintu byapfapfanye mu bukwe, hari ibintu bitari kugenda neza mu bukwe, ukabona hari ibyo bari bategereje birabuze, ukabona ubukwe bubaye isosi.
aho ngaho ujye ushyiraho question mark, uvuge ngo ubu bukwe burasengeye. None hari n'ubwo nigize kujyamo niyemeje kuburirimbamo. Noneho mu gihe nari ndimo nitegura kujya kuririmba, mfatwa no kuribwa mu nda harandya. Urumva ntago wajya guhagarara kuri tere ngo uririmbe indirimbo wateguye uri muribwa mu nda. Ubwo uzi icyabaye, kumbi yari inzira yo kugira ngo Imana itambona muri uwo mwanda w'ubukwe natashye. Ngire kuba nabutashye, ngire no gusa nkaho mbuhesha umugisha, ngaragaza yuko ibintu ari ibyera kandi atari ibyera. Kumbi umukobwa afite inda n'inyarwege, yorosheho, umusore yamuteye inda kandi ngo ni urugo rwe. Reka ndekeraho kuko mba ntashaka kwinjirira cyangwa se kugira abo nkomeretsa hano kuri cano, kuko mu bintu nirinda bibamo. Mba nifuza gutwara ibintu uko Imana yampaye kubitwara hano kuri uru rubuga. Bene data nshuti z'umusaraba, ibi mbivugiye kugira ngo mushiki wacu unteze amatwi, niwirinda ubusambanyi, ukirinda kwijandika muri ibi, kandi umusore wese ugusabye kuryamana nawe mbere yuko mukora ubukwe ukamuhakanira ukamutsembera naho yagenda, ugomba kuzapfa nk'umukiranutsi, cyangwa se ukinjira mu rugo rwawe uri nk'umukiranutsi. Nukuri nuramuka umwubahishije ukinjira mu rugo rwawe utarigeze wiyandurisha iki cyaha cy'ubusambanyi, nutabona impinduka, wenda mu gihe runaka iki kiganiro nticyenda kuvaho, uzanyandikira umbwire kuri izo nomero zanjye uzabona hasi aho ngaho. Ntabwo Imana igitererana abantu bakora ubukwe batarijanditse mu byaha by'ubusambanyi. Nabonye benshi Imana itabara nta n'urupfusha bafite rwo gutangiza umushinga. Imana ikababwira ko ubukwe bwabo izabubamo. Hari igihe nzabaho ubuhamya bw'ubukwe bwanjye uko byagenze. Nabutangiye abantu bambwira bati uri umusazi, uri ikigoryi. Imiryango imwe n'imwe imbwira ngo ibi bintu winjiyemo uzibage wifashe. Ariko nagendeye ku ijambo Imana yari yarambwiye, ivuga ngo tangira umushinga ndi kumwe nawe. Rimwe na rimwe imiryango irampamagara, bamwe barampamagara, nimba ivuga ibi ngibi murabyibuka. Imana irambwira ngo nubwo baguhamagaye ubitabe, ubumve ibyo bakubaza, usubize ibyo udafitiye igisubizo, uceceke. Niba gutuka uceceke, niba kubwira ubabwire ngo mfite Imana yavuganye nanjye. Ngewe ubwanjye nzakorana nabo mu mitima yabo. Kandi koko abatashye ubukwe bwanjye murabizi uko byagenze. N'ikintu gifatika natanga mu buhamya bufatika. Muribuka ubukwe bwanjye bupangwa, mwiyibagiza yuko ubukwe bwanjye nabupanze ku munsi w'umuganda. Najya mu nama y'ubukwe, abantu bakavuga ngo kuki wapanze ubukwe ku munsi w'umuganda? Ku ruhande hari abanyitaga ikigoryi, bakanyita umuntu ugiye kubarushya. Barambwira ko icyo gihe nagombaga kuva i Kigali njye gusaba mu Mutara. Abahazi murahazi, kandi ari ku munsi w'umuganda tugomba guturuka mu mujyi wa Kigali tujya kuzana umugeni kugira ngo dusezeranire mu mujyi wa Kigali. Ariko bene data, ikintu cyabaye mu batashye ubukwe bwanjye no mu bansabiye ubukwe murabyibuka. Ngewe nagiye kubaza Imana, ndegera Imana, warambwiye ngo ntangire umushinga n'ibyo. Ariko se kubera iki wemeye yuko wamugani mpanga ubukwe ku munsi w'umuganda? Imana irambwira ngo ndi kumwe nawe, humura mwana wanjye. Irambwira ngo umuganda ntabwo uzaba, ndawuhagaritse, nitwa Uwiteka. Ariko wite wahabwa icyubahiro n'ukuri, warakoze.
ababutashye murabyibuka uko byagenze, uko yitamuruye. Abantu ndababwira nti ubukwe buzagenda neza, muhumure, tuzagenda. Bati tuzagenda ryari? Abantu bishyiramo yuko ngo ngiye kubazindura mu ijoro kugira ngo bagende bitwikiye ijoro kugira ngo bagereyo umuganda utaratangira. Reka rero ku munsi w'umuganda ari kuwa gatanu hatambuka itangazo rivuga ngo nta muganda uzakorwa kandi imodoka zizagenda nk'uko bisanzwe, ahubwo umuganda uzakorerwa mu ngo. Abantu bakora amasuku mu ngo zabo, bakora amasuku mu kazi kabo, hanyuma imodoka zizakora agitivite nk'ibisanzwe. Ariko wite uri igitangaza mu bitangaza. Abantu batakwizera sinzi ikindi bazizera. Uwiteka ritamurura kuri uwo munsi. Abantu twari kumwe murabyibuka, barangije baravuga bati Imana ya Faustin muyitondere, kuko ibi bintu nimutabigendamo neza hari abari bubizire. Nkora ubukwe abantu bampa amezi 3 yuko ndaba ntandukanye n'uwo twashakanye. Abandi babonye amezi 3 ashize bati nimurindire imyaka 3. Imyaka 3 bitewe nuko ari gafifi, nta kintu yifitiye, nta kintu afite kizatunga urugo rwe. Imyaka 3 irahagije ngo umuntu abatandukanye n'uwo bashakanye. Biravugwa n'ibindi, hari n'ubundi buhamya ntatangira hano kubera ko si umwanya wabyo. Ibi mbivugiye kugira ngo bashiki bacu mumenye yuko umuntu uri kumwe n'Imana, Imana ishyigikiye. Niyi Imana yakubwira ngo nzabana nawe, nzakorana nawe kandi nzakubakira urugo rufatika ruzima, ntugire ngo izashingira ku busambanyi wakoze. Nuramuka winjiye mu bukwe bwawe warakoze iki kintu utarihanye ngo wiyeze witunganye, nukuri uzabona ibimenyetso by'uko ubukwe bwawe buzagenda nabi, kandi nibugenda nabi ntuzashakira ahandi impamvu. Ubukwe bwose busengeye Imana irimo, habaho ikibazo ariko ku munota wa nyuma ikitamurura. Niko Imana yacu ikora, igiza ku munota wa nyuma aho abana b'abantu baba bananiriwe, baba bavuze ko bitagishoboka, iyo ubwayo ikitamurura. Ariko ndashaka kumvikanisha Imana umuntu ishyigikiye, umuntu watangiye umushinga Imana iwushyigikiye. Niba Imana yarambwiye ngo izabyiberamo, ishobora guteza impagarara mu bantu bamwe, mukabukora mwitotomba ariko mukabikora kubera ko niyo yavuze. Ibintu muhiga imihigo ugasanga rimwe na rimwe ntimuyihiguye, ukabirambika aho ngaho. Ibi ngibi Imana izabikubaza. Nsoza rero ndabwira abashiki bacu yuko iyo ukoze ibi bintu ukinjira mu rugo rwawe warakoze iki cyaha cy'ubusambanyi, utuma n'abana ubyaye bibakururukaho, ndetse nabo uyu muco ukabakururukaho kugeza ku buvivi n'ubuvivure, ku buryo uyu mwuka ukururuka. Bivuga ngo icyo wakiriye mu bwana bwawe ukagikurana, ugikomoye ku bana, cyaraziye mu maraso no mu mwuka. Bene data, ntuhure n'ibihe byo gusenga no gukizwa neza ngo widerevureho ibi bintu. Urimo urahemukira abana bazagukomokaho, urimo urahemukira aba bana kuko n'abazabakomokaho uyu mwuka w'ubusambanyi uzabarandata. Nsoreza kuri iki rero, niba uzi kurota usambana, menya yuko watewe n'uyu mudayimoni kandi urugo rwawe ruhagarariye ku iringi. Hari uburyo uyu mudayimoni Madamu Samaki ashobora kukwemerera ugashaka. Washaka wagera mu rugo rwawe agatangira kukurotesha abasore bose waciyemo, kuko ushobora kuba warashatse uwo ariko atari uko wamwiyumvishemo cyane, ahubwo waramukurikiyeho inyungu runaka. Ukavuga uti yenda afite amazu, afite imitungo runaka, ariko hakaba hari abasore ku ruhande wiyumvagamo.
ni ukuvuga ngo icyo Satani akora asigara kurotesha aba bantu, bo bakaza bakagusambanya mu ijoro, bakazira mu ishusho y'abo bantu wakundaga, ariko ari wa mudayimoni Madamu Samaki ukigufite, na dayimoni Rari Ry'Isi ukigufite, ku buryo hari n'igihe aguteza kuba waca inyuma y'uwo mwashakanye bitewe n'uko akigufiteho ubutware, akigukontorora. Ibi mbivugiye kugira ngo nyaboneka ntukinjire mu rugo rwawe ugiye gushaka utarabanza kwiyeza, kwitunganya, kwiderevura, gushaka abanyamasengesho ngo bagufatire ibihe byo gusenga, bagusengere, cyangwa se kwegera pasiteri ukamutekereza, ukamubwira uti naciye muri ibi byaha ariko sinshaka kubyinjirana mu rugo rwanjye, ndashaka kumfasha ukansengera uyu mwuka ntunkurikirane ngo uzomatane n'abana bazankomokaho. Iyo mbivuga mbambwira n'abasore, nimwe mutahiwe. Soza rero, soje mbifuriza kuzubaka ingo zikomeye kandi zirimo Imana, kandi mbifuriza yuko mukwiriye kurinda ubusugi bwanyu paka mushatse kugira ngo muzagire ingo nzima. Yari Faustin Mwenyemari waguhuguraga, wakubwiraga iby'Imana yateretse kuri nge kugira ngo mbikubwire bizakugirira umumaro mu gihe kizaza ndetse n'icy'ubu ngubu. Shalom shalom, nakagaruka.